nitwa Ndisanze Jean Paul, nkaba nkora mu kigo Rwanda National Investment Trust, aho nshinzwe ibijyanye n'ubushakashatsi no guteza imbere ibikorwa mu cyongereza Research and Business Development. Rwanda National Investment Trust RNIT Limited ni ikigo cyashyizweho na leta, cyatangiye imirimo yacyo mu kwezi kwa 9 2014. Ubwo nibwo umuyobozi wacyo mukuru yashyizweho n'inama ya minisitiri, hanyuma kikaba cyarahawe rero inshingano ndibuze kuvuga mu kanya, ariko reka mpere aho icyatumye leta ishyiraho kino kigo. Leta ifite umugambi wo guteza imbere umuco wo kuzigama, ariko kuzigama amafaranga. Iyo tuvuze umuco wo kuzigama gusa, kuzigama no guteganyiriza ejo by'ubundi ni ibintu bisanzwe mu muco nyarwanda, ariko cyane cyane mu buryo bw'ibintu. Muribuka umuco wacu mu ngo zacu, hambere ahangaha ikintu bitaga ibigega. Wasangaga urugo rufite ibigega ruhunikamo, ugafata igice cy'umusaruro rukawubikira ejo hazaza, no kugira ngo bazabone aho bazakura imbuto, bazabiba bakomeza kongera umusaruro kuri ejo hazaza. Kuzigama, kubika, guhunika ni ibintu bisanzwe mu muco nyarwanda, ariko ikijyanye no kuzigama amafaranga ni ibintu bigikeneye gutezwa imbere, kandi binajyana na gahunda yari igihe kirekire ya guverinoma y'u Rwanda yo guteza imbere igihugu, kandi igihugu ntabwo ari amazu gusa, no guteza imbere ubuzima bw'abantu, imibereho y'abantu. Kimwe mu ho biherero ni mu gufasha abantu kuzigama amafaranga. Leta rero kino kigo igira ngo gifashe ibintu bitatu, navuga mandate iri mu ngero nk'eshatu. Mandate ya mbere ni nyine yo gushishikariza abantu umuco wo kuzigama amafaranga. Kuzigama bikavuga kugira icyo umuntu ashyira ku ruhande ku cyo yungutse. Ndungutse, hari amafaranga mbonye, nkagira nshyira ku ruhande, nkayashyira ahunguka kugira ngo ayo mafaranga aje azamfasha kwiteza imbere. Wenda tuza kubivugaho ku buryo burambuye. Kubishishikariza abantu birasanzwe, si uko abanyarwanda batazigamana mba, hari ikigero cy'abanyarwanda bazigama ku buryo bunyuranye, ariko iyo urebye mu mibare, mu ijanisha, ukareba ku ijanisha uruhare rwo kuzigama mu buryo bw'ijanisha ku musaruro mbumbe w'igihugu, buracyari bitoya. Bicyari bitoya kuko kugeza ubu aho imibare mperuka byari bitararenga 15% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Umusaruro wose, agace ko kuzigama kakaba kagira nk'uruhare bitarenga 15%. Umva ko bikiri hasi. Intego rero ni ukugira ngo mu rwego rwo kuzamura ubukungu bw'igihugu, ku buryo igihugu cyacu kigiraho kiva kikagera mu bijyanye n'ubukungu bwacyo, ni ukuzamura kuzigama kwacu. Kuzigama kwanjye n'ukwawe uhura n'uko abandi bose byagera ku rwego rw'igihugu, ugasanga uruhare bigira ku musaruro mbumbe w'igihugu niwo nyine tubara twavuga ngo 15%. Intego rero ni uko ugenda ukazarenga 30% kugira ngo tube dufite aho tuvuye n'aho tugiye, haba ku giti cyanjye no ku giti cyacu twese. Ubwo ni urwego rwa mbere, misiyo ya mbere, guteza imbere umuco wo kuzigama n'ubwo usanzweho, kuzigama amafaranga. Icya kabiri ni no gushyiraho abantu uburyo wa muntu yifuje kuzigama abona hashyira amafaranga, ariko ayo mafaranga akanunguka bishimishije. Niyo mpamvu dushyiraho ibigega twita ibigega by'ishoramari by'abishyize hamwe, collective investment schemes, kugira ngo bifashe abo bantu kuzigama bashyize amafaranga hamwe. Ndetse na leta turaza kubivugaho mu buryo burambuye, ndetse na leta ikagira uburyo ifasha kugira ngo abashyize amafaranga bunguke ku buryo bushimishije, harimo nko kusonera imisoro bene ibyo bigega,
kugira ngo nyine abazigame ku buryo buboroheye kandi bunguke neza. Hanyuma mandate ya gatatu no gufasha ni mandate dufitiye na license itangwa na Capital Market Authority, n'ibindi dufitiye license n'abantu bivuzeho mbere, ariko yo gufasha kugira inama abifuza gushora imari, gusobanuza ku buryo burambuye ibijyanye no gushora imari bafite n'uburyo babyaza umusaruro ku buryo bufatika, ku buryo bushimishije, ibyo twita investment advisory services. Muri make ngiyo RNIT na mission ifite, nicyo turiga dukora rero, dushikariza abantu kuzigama, tukabereka uburyo bazigama, tukanabasobanurira uburyo ikigega twashyizeho cyitwa RNIT Iterambere Fund kuri mandate ya kabiri gifasha abantu kuzigama n'uburyo gikora. RNIT ni ikigo cya leta ariko kiri muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, ikigo cya leta kirebererwa n'iyo minisiteri. Hanyuma kikaba kiri muri industry ya capital markets, isoko capital market. Iryo soko rikaba rifite umugenzuzi waryo ariwo Capital Market Authority. Ni kuvuga ko buri kintu dukora, buri mirimo dukora ugira uko ugenzurwa ukanemezwa n'ikigo cyitwa Capital Market Authority CMA, kuko niwe mugenga, niwe regulator w'iyi market turimo. Capital market buriya igira ibice bitandukanye. Hari ikimenyerewe cyane cyari kimenyerewe mbere kivugwa cyane ni stock exchange, rya soko ry'imari n'imigabane. Ariko n'izi products dukora dushyiraho zitwa unit trust industry, the collective investment schemes, nazo ni imwe mu bwoko bwa product ziba ku capital market. Hari igihe rimwe na rimwe abantu bavanga capital market na stock exchange. Capital market ni isoko y'ibicuruzwa bitandukanye, harimo stock exchange, akabamo n'ibindi, harimo n'ibingibi bya collective investment schemes cyangwa unit trust products. Ubwo rero the Capital Market Authority nawe ni ikigo dukorana mu bijyanye no kutugenzura, kureba ko hari amategeko yashyizweho agenga uyu murimo dukora, ese turayubahiriza. Ariko na mbere y'aho ngaho, mbere y'uko dukora, mbere y'uko ikigo kimaze kujyaho, leta yishyizeho, kiregistered muri RDB nka company, kandi company ya leta 100%, kuko leta niwe munyamigabane w'iki kigo 100%. Guverinoma y'u Rwanda gishyizeho, iracyandikishije, ariko hari umugenzuzi imbere y'uko gitangira gukora wagombye kubanza kureba se twujuje ibisabwa kugira ngo aduhe uburenganzira, urupapuro leta license, urupapuro rutwemerera gukora ibyo dukora. Capital Market tugiye n'ukuntu dukorana na Central Bank, banki nkuru y'igihugu, nayo iduha uburenganzira mu gukora ibijyanye n'ibigega bikora ibijyanye n'ubwiteganyirize, pension schemes. Nayo ni umugenzuzi w'iyo industry. Nibo navuga bafatanya ibikorwa ba hafi Minisiteri, Capital Market Authority, Central Bank. Navuga dukorana bya hafi na hafi ku bijyanye n'imikorere. Hakazaho n'abandi bagenzuzi birumvikana bagenzura ibifite aho bihuriye n'imari, urugero ibifite aho bihuriye n'amakuru y'abantu. Ibyo ni ibindi byinshi, ariko navuga abo dufatanya bya hafi umunsi ku wundi, nabo batatu navuga bafatanya ibikorwa. Hari n'abandi tutavugira ngaho ngo tubisoze byose. Aho nahera ubu ngo ni product ya mbere twashyizeho yitwa RNIT Iterambere Fund, ifasha abantu kuzigama, nyine twahereyeho umuco wo kuzigama. RNIT Iterambere Fund yakira abantu ku giti cyabo, ikakira ibigo, ikakira amatsinda y'abantu. Mu matsinda y'abantu twumvemo ibimina, amakoperative, imiryango y'abantu yifuza kuzigama ishyize amafaranga hamwe nka entity imwe. Ikakira abafite ubushobozi butandukanye muri abo ngabo bose, kuko amafaranga make twakira mu Iterambere Fund amafaranga 2,000. Ni ukuvuga ko umuntu ushobora kubona akavuga ati amafaranga nabona imbere n'inyuma yo kuzigama n'amafaranga 2,000.
uwo muntu RNIT iterambere fund iramwakira kandi ikamwungukira neza. Nta maximum ibaho, nta mafaranga menshi abaho. Uzanye miliyari 100, uzanye miliyari 500, nawe aremerewe. Bigafasha rero ko urumva amakategori menshi y'abantu twakira ku giti cyabo, ibigo, amatsinda y'abantu, bigafasha ko ari umuntu ufite ubushobozi buke, ari ufite bwinshi, bose bahurira mu iterambere fund ku buryo bunguka kandi bakunguka ku kigero kimwe bitewe n'amafaranga bashyizemo. Nicyo kintu navuga gikomeye guverinoma iba dukoreye nk'abanyarwanda, kudufasha ko kudushyiraho ikigega gishobora gutuma nunguka, niyo naba nashyizemo amafaranga 2,000 nkunguka ku kigero kimwe n'umuntu wazanye miliyari. arunguka percentage runaka. Tuza kubivugaho ngo tugezeho kwenda tunabivugeho. Tumaze imyaka irenga 4 dutanga ku mwaka inyungu irenga 11%, kandi iyo 11 ni amafaranga yawe yose. Tuzi uko dukora, nta musoro, amafaranga yawe ungutse yose uko yakabaye. Umuntu washyize ufite ubushobozi bwonyine bwo kubona saving y'amafaranga 2,000 akabona ahantu yashyira mu iterambere fund, akunguka 11%, nk'uko ikigo cyazanye miliyari cyungutse 11%. Uruvuga ngo nta muntu uhejwe, umuntu wese arakaza neza mu iterambere fund.